bakunzi b'urubanza intermedia, tubanje mbere na mbere kubasuhuza twifuriza ibihe byiza aho muherereye hose. Tubateye yambu mwese. Uyu munsi ikiganiro cyacu cyerekeye uburyo indishyi zikomoka ku mpanuka zitangwa mu gihe ikinyabiziga cyateje impanuka ari cyo mu mahanga. Musanzwe mumenyereye ko ibinyabiziga byo mu mahanga bitambuka ngaha iwacu swati biri muri circulation locale cyangwa byambukiranya imipaka bigenda. Abakunzi bacu rero bifuje ko twakora ikiganiro ku bijyanye n'uburyo indishyi zitangwa mu gihe ikinyabiziga giteje impanuka cyangwa gikoze impanuka ari cyo mu mahanga. Bitewe rero nuko tugomba turanga kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyifuzo by'abakunzi bacu, niyo mpamvu y'iki kiganiro. Dushobora kubona imodoka itambutse ngaha ifite plaque Burundi, ifite plaque yo muri Komoro, ifite plaque yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ifite plaque yo muri Tanzania, yo muri Sudani, yo muri Zimbabwe, yo muri Zambia, yo muri Seychelles. Turazibona buri munsi, cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali. Usibye ko n'abari mu ntara nabo barazibona zibacaho ziri mu circulation mu gihugu cyangwa zambukiranya paka zigenda. Uti rero iyo icyo kinyabiziga giteje impanuka gishobora kugonga umuntu agapfa, gishobora kugonga umuntu agakomereka, gishobora no kugira ikinyabiziga kigonga, gishobora no kugira ibyo cyangiza, umutungo cyangiza. Igisubizo hano ni uko ntabwo ari ikintu cya danger, ntabwo ari igisubizo gihambaye cyo kujya gushakisha cyane. Ubwo twabonye indishyi zibarwa mu mavideo yacu yatambutse, ni nako muri iki gihe ikinyabiziga cyateje impanuka ari ikinyamahanga zibarwa. Ikinyuranyo gihari gusa kiri ku byerekeye uburyo bwo kurega. Ese muri iki gihe ninde uzaryozwa ibyo cya kinyabiziga cyangije? Ni leta ya Tanzania se ifite yatanze plaque ya cya kinyabiziga? Ni Uganda, no Burundi? Bizagenda bite? Muri komesa rero hari komesa, ntabwo tujya kwivugaho ibintu byinshi kuko uyu muryango wagiyeho kugira ngo habeho ubuhahirane, isoko rimwe, common market, ku bihugu by'uburasirazuba n'iby'amajyepfo ya Afurika, kugira habeho urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu n'ubucuruzi. Nk'uko rero mubizi cyangwa tubizi, komesa uyu munsi ni umuryango ugizwe n'ibihugu 21. Harimo Burundi, Komoro, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Egypte, Kenya, Libya, Madagascar, Malawi, Mauritania, u Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudan, Swaziland, Tunisia, Uganda, Zambia na Zimbabwe. Tanzania yahoze muri komesa, ariko iza gutanga impamvu yuko iri mu miryango myinshi ivamo. Kimwe na Namibia nayo yatanze impamvu yuko ibona iri mu miryango ibiri ifite intego imwe, kuko yari iri muri komesa ikaba no muri SADC. Yabonye rero itagwa mu miryango ibiri ihuje intego imwe, iguma muri SADC. Hagati ariko nubwo Tanzania by'umwihariko yavuye muri komesa ku bijyanye na yellow card, carte jaune cyangwa ikarita y'umuhondo y'ubwishingizi, yo yagumye ibarwa. Twibukiranye ko
yellow card cyangwa carte jaune cyangwa ikarita y'umuhondo y'ubwishingizi donc ya COMESA, y'ubwishingizi bwa COMESA yashyizweho mu 1986. Muri buri gihugu rero kigize cyemeye gusinya iriya protocole, hagiye hashyirwaho bureau national ihagararira icyo gihugu mu bintu bijyanye n'ubwishingizi. Mu Rwanda rero ikigo cy'ubwishingizi cyatoranyijwe guhagararira u Rwanda ni Sonarwa. Kugeza n'uyu munsi Sonarwa niyo igihagarariye u Rwanda mu bintu bijyanye n'ubwishingizi bwa COMESA, bwa yellow card cyangwa carte jaune cyangwa carte y'umuhondo ya COMESA y'ubwishingizi. Muri igihe rero iyo urebye mu gihe hagize ikinyabiziga giteza impanuka, birumvikana ko hazaregwa Sonarwa. Uburyo bwo kurega nibwo tugira ngo tugaragaza ngaha, kuko abenshi hari igihe batanga ikirego nabi. Hazaregwa Sonarwa General Insurance Company Limited mu izina ry'uyihagarariye, ihagarariye mu rwego rwa COMESA, ikigo cy'ubwishingizi cyatanze ubwishingizi bwa cya kinyabiziga cyari cyambukiranyije umupaka kigakora impanuka hano mu Rwanda. Aha twibukiranye ko urebye gahunda y'ubwishingizi bwa COMESA uyu munsi irakorera mu bihugu 12 bigize umuryango wa COMESA, hakiyongeraho Tanzania itakiri umuryango wa COMESA, ngo ni ibihugu 13. Igihugu 13 rero ni u Rwanda, u Burundi, Djibouti, Uganda, Kenya, Sudan, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Eritrea, Ethiopia, Malawi, Zambia, Zimbabwe na Tanzania itakiri umunyamuryango wa COMESA. Ntabwo rero turi butinde cyane kukureba kujya muri byinshi dusubira mu mavideo yatambutse, ahubwo icyo twashikariza buri wese no kuza kureba munsi y'ikiganiro hariho urubanza, ni urubanza rwaciwe mu rukiko rwisumbuye rwa Rusizi ku itariki 28 z'ukwezi kwa 4 2015. Ni urubanza yirise amazera 232 akanyerezo 0035 agakoni 15 agakoni TGI agakoni Rusizi, aho ikinyabiziga cyo muri Kenya cyari cyateje impanuka gitana umuntu. Izo ndishyiro zibarwa harizwe Sonarwa. Uru rubanza mu rwego rwo kurwuzuza hari hanabonetsemo ikosa, ariko nabwo bisabwa urukiko ko ryakosorwa, nabyo birakorwa. Urubanza nabwo rukosora urundi ruhabwa nimero X 016 agakoni 15 agakoni TG Rusizi, rwaciwe narwo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 6 2015. Tukiranga kuri uru rubanza ariko nanone harimo ikintu cy'ingenzi gikomeye tutabura kutabwira abakunzi bacu, abakunzi b'urubanza intermedia, nuko muri uru rubanza haraho nyakwigendera ibyakoreshejwe mu gushyingura byaguzwe na nyirarume, banandika amafacture kariwe wabyishyuye. Mu gihe cy'iburanisha ry'urubanza mu mizi
wari uhagarariye Sonarwa yagaragaje ko izo fagitire zitakwishyurwa bitewe n'uko zitari mu mazina ya nyakwigendera. Umucamanza rero yagaragaje ko mu gihe cy'ibibazo, ni mu gika cya 10 cy'uru rubanza, ko mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'ibyago nka biriya, uwapfushije umuntu atari ujya kwikorera uturimo tunyuranye, ahubwo nk'uko umuco nyarwanda ubiteganya, iyo habaye ikibazo nka kiriya abantu baratabarana, ufite imbaraga akaba ari we wiruka mu bibazo nk'ibyo. Ko hari inyemezabwishyu zanditseho amazina y'abasaba gusubizwa amafaranga, si cyo kivuga ko batayatanze, dore ko amafaranga asabwa ari ayaguze ibintu by'ingenzi bikenerwa byanze bikunze mu gushyingura uwitabye Imana. Ni ukuvuga ngo umucamanza icyo yarebye amafaranga yakwa, arasabwa kuziye impamvu, ese yakoze iki? Ntabwo yihutiye kureba gusa amazina, kureba uwatanze ayo mafaranga, ahubwo yihutiye kureba icyo ya mafaranga yakoze. Kikaba rero ari ikintu cy'ubushishozi bukomeye uyu mucamanza yakoze, ndetse uwari wese yamushimira. Ikindi wenda tutabura kuvuga ngaha, ni urubanza twabonye rwarezwemo Sorasi ku modoka yari ifite plaque yo muri Tanzania. Mu by'ukuri uru rubanza nubwo rwaciwe, ariko ntabwo dusanga hari kuregwa Sorasi, kuko Bureau National Sonarwa niyo yagombaga kuregwa, akaba ariyo iregwa indishyi, cyane ko ariyo Bureau National. Ariko ibyo byarangiye, wenda byazakosorwa ubutaha, mu gihe cyose Sonarwa cyangwa n'ikindi kigo cyari cyose cyaba kigiye guhagararira, cyaba ari cyo kibaye Bureau National, nicyo kigomba gukurikiranwaho indishyi no kuregwa indishyi mu gihe ikinyabiziga cyateje impanuka ari cyo kiri mu muryango wa COMESA muri biriya bihugu byasinye Yellow Card. Muraza gukurikirana ibiganiro byacu byatambutse, ndetse n'izi manza nazo turaza kuzishyira hasi ku buryo ari wese yazisoma, cyane cyane urubanza rugaragaza uburyo indishyi zitangwa, ndetse n'uregwa mu gihe iki kinyabiziga cyateje impanuka gifite ubwishingizi bwa COMESA bwa Yellow Card cyangwa na COMESA. Turakomeza rero gushimira abamaze gukora subscribe cyangwa sabone, tugushishikariza naho utarabikora ko wakora subscribe cyangwa sabone. Ikindi nuko iki kiganiro kugira ngo kigere ku bantu benshi, wadufasha ugakora share, ukagisangiza inshuti, abakunzi bawe n'abavandimwe. Nyuzwe n'ibikubiye muri iki kiganiro none tuwabura gukora like, kimwe nuko utanyuzwe n'ibikubiye muri iki kiganiro wakora dislike, kuko nabyo biradufasha tukamenya uko impamvu yabyo n'uburyo twabikosora. Ufite inama utanga, inyunganizi, ibitekerezo, nanone wadusangiza ukanasangiza n'abakunzi b'urubanza Intermedia, wabishyira muri comment, watanga comment, twese tukabibona. Ukenera nabwo kutuvugisha, nabwo ntago tubyanga, watuvugisha ukoresheje nimero 0788 ushobora no kutwandikira email ku rubanza1@gmail.com cyangwa kuri kesiyango@gmail.com. Mwari kumwe na Maître Amani Jean de Dieu. Ubutaha tuzarebera hamwe uburyo indishyi zitangwa mu gihe umunyegari ateje impanuka cyangwa ikinyabiziga kimuhunze bitewe n'impanuka agiye guteza, akaba aricyo gikora impanuka cyangwa kigateza impanuka cyangwa kikanakora impanuka cyamuhungaga. Ibiganiro byacu
ni ibiganiro bishingiye ku bitekerezo byanyu, bishingiye ku byo mwifuza twakoraho ibiganiro, twakoraho inkuru. Turagushishikariza nawe kuba waduha ibitekerezo, kuba wadufasha tukamenya ibyo abantu bakeneye kurusha ibindi, cyane cyane kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo, turusheho no kumenya mu buryo bwagutse ibintu bitandukanye, cyane cyane mu rwego rw'amategeko no mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ariko ku bijyanye n'amategeko n'uburyo amategeko ateganya ibintu bimwe na bimwe, uburyo indishyi zitangwa mu bintu bimwe na bimwe cyangwa zidatangwa, impamvu zitangwa n'impamvu zidatangwa. Turi kumwe.